السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا مصطفى محمد صلوات الله والسلام عليه. turacyakomeza isomo ryacu aho tugenda turebera hamwe uburyo isomo rya fiqh ryagiye ritugeraho. Tugeze cyangwa se tukiri muri periode ya marhalat tashri' aho wahi yamanukiraga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo mategeko yamanukiraga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikayigisha abasahaba noneho bakaboneraho umwanya wo kugira ngo bitoze ni gute bazagenda bacukumbura muri amategeko yamanukiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari abasahaba rero bagerageje cyangwa se fatwa zabo zakwirakwiye zikajya mu ibitabo bya fiqh, nibo turi buze kurebera hamwe ahangaha muri iki kiganiro. Ariko mbere ya byose reka tubanze turebe abangaba bavugwa nk'abasahaba. Ubusanzwe umusahaba ni umuntu wabonye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwemera yarangiza agapfa ari umuyisilamu. Iyo niyo taharif abamenyi badusobanura cyangwa se niyo definition abamenyi badusobanura ko ari yo musahaba. Bayisilamu bavandimwe, abasahaba nkuko Ibn Mas'ud radiyallahu anhu atubwira ati inna Allah nadhara fi qulub al-ibad fawajada qalba Muhammad sallallahu alaihi wasallam khayrun qulub al-ibad. Allah subhanahu wa ta'ala yarebye imitima y'abagaragu be, yarebye imitima y'abantu abona umutima wa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad ari wo mutima ukwiye gutoranwa ko ugomba kuba intumwa ukikorera ubutumwa. Allah subhanahu wa ta'ala arangije anareba mu bantu abashobora kuba inshuti z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakaba tayari kwikorera ubutumwa bakanamubera we nicyo twakwita aba ministers, guhagarara intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkuko bikwiye. Ibi ngibi ni Allah subhanahu wa ta'ala bikoze kugira ngo arinde idini rye, cyane ko yanamaze kubavuga muri Qur'an mu buryo bugiye butandukanye. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah subhanahu wa ta'ala ni uzi ni hehe atereka ubutumwa bwe. Ese ni muri inde, ni hehe? Kuri yo mpamvu la yusalu amma yaf'alu, ntabwo abazwa ibyo yakoze. Allah ntabwo abazwa impamvu Abubakar yabaye inshuti y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nta nubwo abazwa impamvu Umar yabaye inshuti y'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuri yo mpamvu yabonye ko papa wadakwiye kuba yaba inshuti y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurusha Abubakar na Umar. Ibi ndabivuga mbabaye kubera iki? Kubera ko hari urujijo cyangwa se shubuha yakwirakwiye muri bamwe mu bavandimwe babashia bumva ko abasahaba hari agaciro ko hasi bafite. Bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala abataka mu yindi mvuga agira ati Muhammadu Rasulullah walladhina ma'ahu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari intumwa y'Imana nabo bari kumwe, ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum, bari inkazi kuri babandi bahakanye kandi hagati yabo bakagirana impuhwe. Byumvikana ko n'amakosa ashobora kubaranga hagati yabo yaterwaga n'iki? Yaterwaga nk'abantu, cyane ko twe nka ahal sunna wal jamaa twemera ko abasahaba ntabwo bari maasumina, ntabwo bari abaziranenge, bashobora kuba bakosa nkatwe, ariko ntibakuraho ko ari bo bantu beza nkuko Rasul sallallahu alaihi wasallam avuze ati khairun nasu qarni, abantu beza nabangaba turi kumwe.